nuko umuntu ushobora kumujyana nko mu isoko Nyabugogo abantu bagahita bamumenya nka buriya yaka umujyanye ahantu cyangwa buriya mwakumwe twacyaga mu gisimenti urabyibuka ndabyibuka Brian uwo umusitari nuko amera abasitari nabo ngabo ariko urabona nka Miki uretse we naho umuntu wo kuriza imbuga nkoranyambaga hamwe twacyaga mu gisimenti abantu bakurura wabuze ibindi bintu uvuga Miki mukanwa kawe ntabwo warushye buriya ndimo ndakubwiza ukuri ngo utangiye kumva uragira ngo nk'ubu Miki yacya mu gisimenti kwa kundi twacyaga mu gisimenti abantu bakamuri abantu bakurikira amafilime oya ariko nyine banza mubwire Dumba abankurikira kuri channel zanjye barahagije kuko ndinjiza bro ndinjiza bakurikira ntabareka tukubwire oya Miki umva ikintu ari kuvuga Miki nawe nyine Miki ganira ubyumve neza warimo aravuga ngo ndamubashe kugira umuntu amenye ko ari umusitari n'iryari ni igihe nyine aciye ahantu hari abantu benshi abo bantu bakaba bamuzi bakaba bamuzi nyine bakamushungera ukabona bamubujije amahoro barakurura bari kumwifotorezaho nyine apana hanga byo kuvuga wenda ngo twahuriye mu birori kuko abantu mu birori baba basanzwe n'ubundi bakurikira imbuga nkoranyambaga ariko abantu benshi ba Nyabugogo za hehe ntago babakurikira nyine ntago ndahajya ngo ndebe ngo bime uri kumva ntago ndahajya ndebe ngo bime uragutumye utarashobora utarongera kuvuga amajambo ngo genda ubivuga ibyo ngibyo Kasuka avuze banzu Nyabugogo uhagarare gute ese ibyo bintu yarabivuze nawe ntabwo ujya wiyemera ngo ntabyo navuze mata Miki yagiye muri anniversary y'umwana bitangwa ari Soti uri kumva ase wazanye Soti hano kare nagiye muri anniversary kabimubaza yavuze amagambo abantu bose bakajya bajya kuruka uko no guteranya no gushaka gusebyanya wapi byo ntabwo nabikora nanjye muri anniversary y'umuhungu w'icyayi ngo twebwe abastari ngurabona nk'abo ko muri abafana bacu oya uyarabeye Miki message kutaruhari uri kumva ibyo nabikuye tubwira umuntu abikubwiye kuko urabeshya nta n'iminota 30 nahamaze kutaruhari ariko ayo magambo ugiye akoresha reka bagende utuvido twawe ubundi Miki n'ubundi ni yaga promoter cyaga rukuru kigenda barangiye kugishyira ibintu nakwiyamye Dumba nakwiyamye ku mugabo waje garukiraho hari ukuntu cyaga kiranira kurya Mika gikaburiye cyane zigenda kivuga ngo nakwiyamye agamushyire hasi ariko Miki yawubanguka n'abagore bawe Miki reka mwibwirira akantu rata inshuti yanjye Miki urabona nyine ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga nyine wowe urakira nkubwira ukuntu wimereye rata Miki wowe nyine uracyari umuntu nyine wifitiyemo akadisipurine udashaka bavuga ngo ku muryango wawe ngo umugabo wawe shu ahangaha aramuvuga se umugabo wawe n'ubundi arakomeza muvugeho kandi ibyo se bitwaye ko na aga nawe ari umuntu wo ku mbuga nkoranyambaga nawe azi kwivugira aza kwivugira nyine bari kuvuga ngo wivuga ko ku mugabo wanjye wewe wabishyizemo ibintu bya disipurine kandi sha hano disipurine atazi kuvuga aga ntabwo kizi kuvuga kivuga mu kazi kizwijwira ariko Miki ujushimira Imana ako mbanuka ko mushaka kumvisha ukuntu Miki umugabo we mumusebya ibyo biratuma mwanga rati ibyo bijye bituma umukura umva arenza batwawe bose Dumba narabanyabwenge ubundi ntabwo dushaka kumwereka ko tuguma tugira gutya kugira ngo newe urabiza urukundo rurimo abantu banga barimo batakwifuriza rurakomera bari kukwibutsa ngo wage Dumba Miki ikintu kimwe nyewe nshaka kukubwira urumva ni kingi uwo mugabo wawe warakoze cyane ko wenda maginga yanga umeze neza kwisambanyiza kandi nako bari proud yawe nawe ukaba proud ye ikindi kandi uriya mugabo uzamugurira amasogisi unamugurire n'inkweto oya ntumbwire ko waganukisha amasogisi bikomeye cyane ko by'umuceri wanye se Gasuku ndashaka kubaza ikibazo kimwe unsubize utarakaye kongeye kubaza muri discipline kubera iki umuntu mugiranye ikibazo uhita ushaka kumugaragaza nabi ni kuteye niyo kamera yawe ntuvuge nabi ndakubaza none se agafitanye ikibazo na Kasuku ufitanye ikibazo na aga kutabivuze kugeni bwumva mfitanye no umva nta kibazo nakimwe mfitanye n'uwo mwana ko umwana yahoraga mu rugo kandi asambanya Miki kuva twamenyana na aga mwahuriye muri anniversary imwe ya Ndera y'amakaca nahandi hantu muri ahurira ibyo ndabizi
kandi yarahoraga muko aje kurya umuceri ku musambi n'abandi bana aganda muzi ibyo wapi wenda nakemera ko mwaye anniversaire amakaca wangu yaje kireka nimba yaraje wawe tutaziranye ibyo byo wapi none se aho yavuze ko yaguriye inzoga yazigure duhuriye he ibyo byose nimba byarabaye byabaye nge tutaramenyana kuva twamenyana mwahuye rimwe byo kuba mwarahuye ndabizi buriya yo koko se wowe iyo muganira ku ruhande akubwira ko yaguriye inzoga reka nkubwire rero njye ntabyo tujya tubiganira gusa icyo nzi neza nuko ari we mugabo w'inzozi zanjye imico afite iranyuze ibibazo mufitanye banza wumve nkubwire ntago twakuganira ku bantu banza wumve gasuku ntago twaganira nimba mufitanye ikibazo gusa nimba kinahari iby'urugo rwawe Imana ibihezagire muzanibanira akaramata Imana iby'urugo Imana yo ijya ibijyamo ariko ahubwo nyefite ikibazo wowe nyine yakubwiye ko yaguriye inzoga Jay wenda hari ukuntu abantu baganira akavuga ati nubwo Jay yaba yigiza nkana ariko narazimuguriye rwose ntagahakane ntabyo yambwiye pe ntabwo nakubwiye yarabimbwiye nabikubwira ntabwo yigeze abimbwiye ahubwo njye natangiye kuba nawagira ngo bafitanye ikibazo ari uko njye na nuza tutangiye kugirana ikibazo ariko mbere nta kibazo nari mfite ahita ajya kumbeshyera ndumva ntubyumvise oya ndashaka kubwira Miki ko na Nyambo yajyaga avuga ko titari inzozi ze bari ababesto ntabwo bigeze bakundana wajya ureka ibyo bintu none se Miki karara aga umugurira inkweto n'amasogisi okay basi nzabigura hafi ibibazo bikemuye buriya ariko mana muri abagome buriya nzabigura basi ibibazo bikemuka abana bahise babona titire birarangiye ntibayibonye se n'ibyo ngabakarira ati mbamubwire we Miki ntukazajya ugira ubwoba bw'abantu ngo bakuvuza ibintu bibi cyangwa bakuvuza ibintu byiza uko bakuvuga kose baba barimo barakuzamura umuntu ahita ajya gushaka Miki uwo ari we akareba n'ibiganiro byawe ukinjiza umufungo wakinwe ntukarakare ibi byana bikomeza kwibutsa umuntu ngo baga wagira ngo ugiye kuganira ibintu ukibuka ko utari gukora baga ugahita wongera ukabaga ngo je baga uziko navugaga natera ijisho muri komenti noneho bigahita bivuga ngo baga nkabona nariko ndabaga ugasanga uri kubaga nawe ngo yarakaye barakubaga paka umuntu uzajya uzamuka mbabwire mw'abantu mwe muri ahangaha 800 umuntu uzajya uzamuka ahangaha hari igihe uzamuka uvuga ngo nateguye ngo ndavuga ibi ngo nibambaza ibi ngo nubivugaho bro hano bandika muri comment ngo baga bakaguhatiriza kubaga umuntu